Baje kubasuhuza nshuti bavandimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami. Muraho neza? Ndashima Imana cyane ikomeje kuduha umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryayo, twibukiranya byinshi ijambo ry'Imana ritubwira n'ibyo riduhuguraho. Reka tubanze dusenga Imana. Imana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Mwami uri kumwe natwe, gushimye iki gitondo cyiza cyo kuri iki cyumweru itariki ya 17 ku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Ukomeje kurinda ubugingo bwacu uburindira muri wowe Mwami, natwe turagushimye kandi ukomeje kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe, umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe, umwanya wo gufashwa naryo. Ndagusaba kugira ngo umwuka wawe wera atwigishe, aduhugure, kandi Data wa twese uri mu ijuru aduhe kumvira no gukora ibyo ijambo ryawe rishaka. Dusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 3, hanyuma turakomereza ku murongo wa 21 tugere ku murongo wa 31. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 3, hanyuma tujye ku murongo wa 21 dusoze icyo gice cya 14. Muhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Uwo ni umurongo wa 4. Tujye ku murongo wa 21. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda umutari Isikariyota aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari wo Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Basigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Umwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Yaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo mfiteho. Ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda. Nimuhaguruke tuve hano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana uyu munsi wa none, iki gitondo cya none, yashyize ku mutima wanjye amagambo avuga ku mpano 3 Yesu yahaye abamwizera bose mbere y'uko abambwa ku musaraba, ndetse yongera kandi kubisubiramo amaze kuzuka agiye gusubira mu ijuru. Kandi mboneyeho n'umwanya wo kubabwira ko kuri uyu wa 4 utaha tuzaba dufite umunsi mwiza, tuzaba twibuka umunsi Yesu Kristo yasubiye mu ijuru, umunsi twita Ascension. Bavandimwe, kenshi dukunda kwiga ku mpano z'umwuka. Koko ni byiza kuzimenya,
kandi ndetse no mu byumweru bike gusa mu minsi mikeya iza tuzongera kandi tuzigeho Imana nibikunda, kuko tuzaba tugeze no mu gihe cya Pentekote izaba ku itariki ya 31 uku kwezi, ni ukuvuga icyumweru cya nyuma cy'uku kwezi tuzaba dufite umunsi mukuru wa Pentekote. Imana nidushoboza, Imana nibikunda, tuzongera kandi dusubire kuri izi mpano z'umwuka. Bibiliya iratubwira impano z'umwuka Imana yahaye itorero imaze kuboherereza umwuka wera. Izi mpano ni nyinshi, ziri mu banyetorero bose. Burya abavandimwe, nta mukristo utagira impano. Buri wese afite impano Imana yamuhaye kugira ngo abe urugingo ruzima rw'itorero. Nta muntu n'umwe ubaho adafite impano, kandi izo mpano zose zibereyeho kugira ngo umubiri wa Kristo ariryo torero ryiwe wubakwe. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7 haranditse ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Nawe nanjye turimo muri abo Imana yahaye umwuka, yahaye impano kugira ngo itorero ry'Imana rifashwe. Bivuze ko impano z'umwuka umuntu yazihawe kugira ngo zifashe abandi. Ntabwo impano wahawe ari yo kugufasha wowe ku giti cyawe, niyo gufasha itorero nk'uko urugingo rw'umubiri wawe rutifasha ubwawe, ahubwo buri rugingo rufasha umubiri wose. Urugero dushobora gutanga muri izi mpano, tuvuge wenda impano y'ubuhanuzi. Ubaye ufite impano y'ubuhanuzi, ntabwo wayihawe kugira ngo wihanurire wenyine. Icyakora Imana ishobora kuguha guhishurirwa n'ibyawe, ariko mu kuri wahawe kugira ngo uhanurire itorero ry'Imana kugira ngo ryunguke. Iyi ni impano wenda nshobora gutangaho urugero itwereka ko impano twahawe atari izacu, ahubwo ari iz'itorero. Tuvuge ko urugero umuntu wahawe impano yo gukiza abarwayi. Imana niba yaguhaye impano yo gukiza indwara, ntabwo wayihawe kugira ngo ujye wikiza indwara wowe wenyine wisengera ukira indwara, ahubwo warayihawe kugira ngo usengere itorero ry'Imana, usengere abandi kugira ngo babashe gukira. Niyo mpamvu mvuga ngo impano z'Imana, impano z'umwuka wera twazihawe kugira ngo itorero ry'Imana rifashwe. Kandi nkubwire, nudakoresha neza impano wahawe, Imana nyirayo, Imana yayiguhaye, ishobora kubikubaza cyangwa se ndetse ikanayikwambura ikayiha undi kugira ngo wa mubiri w'Imana ubashe kubakwa. Aho izi mpano z'umwuka zibera nziza cyane, nuko impano ya mugenzi wawe yagukuza ikakugeza ku kigero cyiza cy'umukristo ushyitse. Iyi mpano ya mugenzi wawe yagutunga, impano yawe igatunga abandi, impano yawe ikantunga nanjye iyanjye ikagutunga. Aha niho izo mpano z'umwuka zibera nziza cyane. Ariko impano tugiye kwiga uyu munsi ni impano eshatu. Impano eshatu zo ziri mu rundi rwego, zisa nkaho zitandukanye n'impano dukunze kwita impano z'umwuka. Yego nazo ni iz'umwuka, ariko ndashaka kubitandukanya mvuga ngo ziriya mpano twiga Pawulo yagiye asobanura cyane tuzita impano z'umwuka. Zirasa nkaho izi mpano tugiye kwiga ko ari eshatu, zitandukanye cyane, zitandukanyeho n'izi mpano maze kuvuga ko zifasha itorero. Izi mpano eshatu tugiye kwiga uyu munsi, iya mbere ni impano y'amahoro, iya kabiri ni impano y'umunezero cyangwa se ibyishimo, iya gatatu ni impano yo kwizera. Nashatse kuzitandukanya na ziriya mpano dusanzwe twiga iyo twiga impano z'umwuka wera.
hari aho izi mpano uko ari eshatu zihuriye na ziriya za mbere navugaga n'izi mpano z'umwuka. Ikizihuza zose ni uko ziva mu ijuru ku Mana, zose zitangwa n'Imana, zikaza mu itorero, zikaza mu bantu bayo kugira ngo zifashe. Iza mbere navugaga ziriya mpano za mwuka w'Imana, aha buri wese mwuka w'Imana aha buri wese uko ashaka. Ntabwo umuntu ari we wihitiramo. Ntabwo nahitamo impano ushaka, nta nubwo wahitamo impano ushaka. Mwuka niwe uhitiramo umuntu uko mwuka ashaka. Ntabwo umuntu umwe yazigira zose. Icyo akora, umuntu ashobora kugira impano imwe irenze imwe, ariko ntabwo umuntu ashobora kugira impano zose. Izi mpano za mwuka zidufasha mu buzima. Ndasubira muri iri jambo. Izi mpano za mwuka zidufasha mu buzima bwa Gikristo, ziradukuza, zikuza itorero, zikatugeza mu kigero gishyitse cy'umukristo ushyitse. Ni nziza cyane ko ziba mu itorero, kandi buri itorero ryose riba rifite izi mpano, keretse iyo abazihawe batabasha kumenya neza ko izo mpano bazifite. Bishyitse kuko bimeze uyu munsi, umukristo ukuze mu gakiza akaba wenyine, aho atagifashwa n'impano z'abandi. Wenda atakijya mu materaniro, akisanga ari wenyine ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Izi mpano yahawe iyo yakuze akagera ku kigero gishyitse, ashobora gukomeza kuba umukristo, ashobora gukomeza ubukristo bwiwe ntibwahungabana iyo yamaze kugera ku kigero gishyitse, kuko yubatswe neza. Naho izi mpano zindi ko ari eshatu nababwiye, iyi mpano y'amahoro, iyi mpano y'umunezero, iyi mpano yo kwizera, izi mpano tugiye kuganira, izo igihe cyose iyo zibuze, nubwo umukristo yaba ageze ku rugero ruhe, akisanga iyi mpano atakiyifite, ubukristo bwe bwahungabana. Ubukristo bwahungabana, ahubwo n'imibereho yiwe ya buri munsi niyo yahungabana. Izi mpano uko ari eshatu ntabwo zidufasha gusa mu mibereho yacu yo mu kwizera, yo mu itorero, yo mu bukristo, ahubwo izi mpano uko ari eshatu ndakomeza nzivuge, ariko ndaza kuzisobanura hepfo. Iyi mpano y'amahoro, iyi mpano y'umunezero cyangwa se ibyishimo, iyi mpano yo kwizera, zidufasha mu bukristo bwacu, ariko kandi zidufasha no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo tubuze izi mpano zose uko ari eshatu, ubuzima bwacu bwo mu mwuka burahungabana, ariko n'ubuzima bwacu bwo mu mubiri nabwo bugira ikibazo. Haruguru narivuze ngo umukristo kubw'impamvu zitari ziza, wenda yagira akaba wenyine, ntabe hafi y'abandi bakristo ngo bamufashe. Iyo yamaze kugera mu kigero cyuzuye, yahawe ziriya mpano za mwuka, ubukristo bwiwe yabukomeza pe. Nongere nsubiremo ngo nyamara izi mpano uko ari eshatu, iyo umukristo nubwo yaba akaba yarageze ku kigero cyiza cyane, nyuma akazita ziriya mpano zombi, agata amahoro, agata kwizera, agata umunezero, byanga bikunda ubukristo bwiwe ntabwo bukunda. Murumva impamvu izi mpano zikenewe cyane muri ibi bihe turimo. Hari igihe kijya kigera umukristo akabeshwaho ubwe wenyine n'ubukristo bwiwe wenyine. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko hari igihe kigera umukristo akabeshwaho n'ibimurimo, akabeshwaho n'ubukristo, akabeshwaho n'ubutunzi bwo mu mwuka bumurimo, iyo atakibona imbaraga z'itorero. Kandi icyo gihe hari igihe kigera, icyo gihe kiragera, gishobora kugera kuri umwe, gishobora kugera no ku bantu benshi.
ibyo bihe hari ubwo biza kandi n'uyu munsi turabireba. Uyu munsi abantu benshi ntibabasha guterana, kandi wabaza wenda hari igihe ushobora gusanga ubukristo bw'abantu benshi butagifashe. Impamvu butagifashe ni uko batakibasha gufashwa na za mpano z'abantu. Iyo butagifashe rero ni ukwisuzuma akareba, akamenya muri we niba hari ubutunzi bwa mwuka bwarimo murimo. Wenda icyo yabuze cya mbere ni za mpano navugaga ko ari eshatu. Izi mpano ziko ari eshatu ndakomeza nzisubiremo: amahoro, umunezero, ibyishimo no kwizera. Kenshi ntabwo abantu bamenye ko ari impano twahawe. Nta nubwo abantu benshi n'abigisha bakunze kuzigisha ngo bavuge ngo ngizi impano twahawe. Nyamara ubimenye uyu munsi niba utari ubizi. Izi ni impano zikomeye cyane nifuje ko dutekerezaho bavandimwe. Buri muntu wese azitekerezeho, arebe izi mpano yahawe, arebe ko akizifite, arebe ko yazihawe, arebe ko zimenya, arebe ko ubutunzi bumurimo. Uyu munsi ibihe dusohoyemo ni ibihe buri mukristo yari akwiriye kwisuzuma no kureba neza niba izi mpano ko ari eshatu azifite. Nizo zonyine zishobora kudufasha kunyura mu bihe isi irimo kunyuramo uyu munsi wa none. Ibi bihe bishobora gucogoza benshi, ndetse ibihe bishobora no kunaniza n'abagenzi benshi. Impano duhabwa n'umwami wacu Yesu Kristo uyu munsi isi yose ikeneye kongera kuzumva no kuzimenya ko yazihawe, kandi izi mpano zirakenewe mu mibereho ya buri mukristo wese. Nizo zituma tubana n'Imana, ndetse nizo zituma n'ubuzima bwacu bwa none, ubu buzima twita ubuzima bw'umubiri. Izi mpano ko ari eshatu nizo zituma ubuzima bushoboka. Iyo zivuyeho n'ubuzima bwacu bwose, umuntu wese muri rusange arahungabana. Mwuka arahungabana, ubugingo burahungabana, n'umubiri urahungabana. Umwami Yesu mbere y'uko ajya ku musaraba yabwiye abigishwa be amagambo akomeye. Yababwiye amagambo akomeye yo kubakomeza, azabana nabo ndetse n'itorero rye ryo mu bihe biri imbere, mu bihe byacu no mu bihe bizaza. Yesu yari azi ko, umwami wacu yari azi ko isi, abigishwa, itorero tuzagenda duhura n'ibihe bikomeye. Birumvikana, usomye kiriya gice, ndaje gusaba ngo uje gufata umwanya usome kiriya gice cyo muri Yohana. Nunabishobora uhere ku gice cya 13 ukomeze ugere ku gice cya 17. Wenda urasanga disikuru ndende umwami Yesu Kristo yaganiriye, yavuganaga n'abigishwa biwe, abasa n'ubasezera, ababwira ko agiye kugenda. Birumvikana abigishwa biwe barababaye. Yesu abona ko bahagaritse umutima cyane, bibaza ibigiye kumubaho, ariko kandi bibaza nawe wonyine ibyenda kubabaho. Yesu abona umutima wabo ko uhagaze. Niyo mpamvu yababwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ngo ubwo ngiye kubategurira nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeho. Imana ishimwe ko Yesu Kristo avuga neza, akamenya ibitubabaje n'ibiduhagaritse imitima, akamenya ko twishimye, ariko kandi akamenya ko tunafite n'agahinda. Umwami Yesu Kristo ashobora kureba mu mutima wawe, akamenya wishimye, akamenya ufite n'agahinda, akaguhumuriza iyo ufite agahinda, akakubwira ngo ntuhagarike umutima. Yesu Kristo abwira abigishwa be ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo nimwizere Imana nanjye munyizere, ngo ngiye kubategurira, ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi ngo namwe muzabeho. Mu gice twasomye cyo muri Yohana igice cya 14 umurongo
wewe na murongo wa 22 n'umurongo wa 23 hari ijambo ryiza Yesu yabwiye abigishwa barimo kubabara agiye babona ko agiye kubasiga. Iri jambo ryonyine rirahagije kuba ryagombye kuba ryarabahaye amahoro. Wisomye umurongo wa 22 umurongo wa 23 nagira ngo nongere musome muri cya gice twasomye. Umva ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yuda utari Iskariyota aramubaza ati databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Umurongo wa 23 aratuvuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya! Tuzaza, data azamukunda kandi tuzaza aho ari tugumane nawe. Kandi iryo jambo n'uyu munsi umukristo wese umwuka wera arihishuriye akarimwigisha neza akaryumva neza, nukuri ijambo riramukomeza. Iryo jambo Yesu yaribwiye abigishwa be ubwo Yuda, jambo ry'Imana ritubwira ngo Yuda utari wa wundi wamugambaniye, ubwo yaramubajije aramubwira ati databuja, bigenze biti kugiye kutwiyereka ko ntiwiyereka y'isi? Yesu aramubwira ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, azitondera ijambo ryanjye. Ijambo rinezeza ngiri, nidukunda Yesu tukitondera ijambo rye, umve ingororano zizamo. Ingororano ya mbere ni iyi ngiyi, data azadukunda. Ingororano ya kabiri ngiyi, Yesu nawe azadukunda. Iya gatatu, data na Yesu bazaza bature muri twebwe. Birumvikana ko ubwoba bwabo bwari bugombye kuba bwarashize. Yesu Kristo niwe wababwiye ati mureke guhagarika umutima, mwebwe ahubwo icyo mugomba gukora ngiki, nimwitondere ijambo ryanjye. Nimuryitondera, Yesu data, Imana data azabakunda kandi azaza ature muri mwebwe. Yesu nanjye nzabakunda, nzaza nture muri mwebwe. Twebwe n'Imana tuzaza duture muri mwebwe. Niyo mpamvu uvuga ngo iyo abigishwa bumvira ijambo, cyangwa twebwe abakristo iyo twumva neza iri jambo, imitima yacu yagombye kuba ihora yizeye Imana. Hari ikiruta bavandimwe, hari ikiruta gukundwa na data, hari ikiruta gukundwa na Yesu. Ubaye wowe mu izina ryawe ukumva Imana irakubwiye mu izina ryawe ikakubwira ngo ndagukunda, ukumva Yesu arakubwiye ngo ndagukunda, ukumva Yesu arakubwiye ngo njyewe na data turaza duture muri wowe, ese hari ubutunzi buruta ubwo ngubwo? Kandi ijambo ry'Imana riko ritubwira buri munsi, riratubwira gusa ngo twebwe twitondera ijambo ry'Imana, ijambo rya data, ijambo rya Yesu. Data azadukunda, Yesu azadukunda, kandi bombi bazaza bature muri twebwe. Nidukunda Yesu by'ukuri tukitondera ijambo rye, mu kuri izi ngororano tuzazihabwa. Nyuma y'izi ngororano ngeze kuri za mpano nababwiraga. Nyuma y'izi ngororano igikurikiyeho ni iki? Igikurikiyeho ni uko Yesu aduha impano nababwiye, akaduha za mpano, akaduha impano y'amahoro, akaduha impano y'ibyishimo, akaduha impano yo kwizera. Za mpano nababwiye ngo iyo ubuzima bw'umukristo bubuze izo mpano uko ari eshatu, ubuzima bw'umwuka burahungabana, ubuzima bw'umubiri burahungabana, ubuzima bwose burahungabana, asigara ari umuntu uri mu buzima budakundwa n'Imana, ariko kandi nawe wenyine ubwe ntawe agukunda. Reka dutangire kuri ya mpano ya mbere. Impano ya mbere, amahoro. Iyi ni impano ya mbere umwami Yesu Kristo yahaye abigishwa be. Ajya kujya ku musaraba, yewe ndetse n'igihe yari amaze kuzuka, ijambo rya mbere yabwiye abigishwa be, yarabwiye ngo amahoro yanjye abane nawe. Ijambo twasomye rivuga ngo Yesu Kristo arimo arabasezera, arimo arababwira ko agiye kujya kuba ku musaraba, yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyo akora simbahaye nk'uko ab'isi batanga, bahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Simbaha amahoro nk'uko ab'isi batanga, kuko Yesu
abaha iyi mpano y'amahoro? Kuko Yesu aduha iyi mpano y'amahoro? Kuko Yesu atafashe ziriya mpano zindi zose twavuze z'umwuka ngo arizo abaha, ariko akabanza kubaha iyi mpano y'amahoro? Nuko Yesu yari azi neza ko iyi si irimo ibintu byinshi ndashobora kubara, ibintu byinshi byuzuye iyi si bishobora kutubuza amahoro. Amahoro Yesu aduha atandukanye n'ayo twita amahoro mu buzima bwacu busanzwe. Amahoro Yesu aduha ni amahoro yuzuye, amahoro y'amahoro Abisirayeli iyo basuhuzanyaga babwirana ngo shalom, batandukanyana bakabwirana ngo shalom, amahoro yuzuye, amahoro atari igice. Aya niyo mahoro umwami Yesu Kristo atubwira, kugira ubuzima bwuzuye amahoro. Icyo nicyo Yesu Kristo, ariko cyane cyane ni amahoro yo mu mutima. Isi yuzuye ibyaha, kandi nubwo Yesu yayijemo ari umucyo, ariko nanone abantu bamwe bahisemo kwanga umucyo, bigumira mu mwijima. Umwijima wabuze amahoro. Hariho n'ibindi: inzara, ubukene, indwara z'ibyorezo, ugupfa no gupfusha, ubugome ndengakamere, biracyari muri iyi si kandi bizagumaho kugeza Yesu Kristo agarutse. Isi izaba ikifite ibyaha, kurengana n'agahato biracyari muri iyi si, n'ibindi ntarondoye. Ibi bibuza amahoro, kandi Yesu Kristo yabonaga ko intumwa ndetse n'itorero ndetse n'abantu be ndetse n'iyi si bizagenda bihura n'ibyo bintu byose, bikabasha guhungabanya ubugingo bw'umuntu, umuntu akaba yabura amahoro. Ibyo byose Yesu yari azi ko abantu yaremye, abantu yapfiriye, bazakomeza guhura nabyo bikababuza amahoro. Pawulo aravuga ngo ibyaremwe byose, ibyaremwe nabyo ngo byashyizwe mu bubata, ngo ndetse ngo biraniha nabyo. Si byo byonyine, ahubwo binihana n'abantu bifuza kuramukwa. Biraniha, birababaye, bibuza amahoro. Isi niko imeze. Isi yuzuye ibintu byinshi bidashobora kutuha amahoro yuzuye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo amahoro yuzuye turabona muri Yesu Kristo. Niyo yari amahoro Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Bityo akora simbaha amahoro nk'aya bisi batanga. Hari igihe tujya twibesha, hari igihe babona ko umwana w'umuntu ashobora kuguha amahoro afatika rwose, ashobora kuyaguha, ariko amahoro y'abantu n'ay'abantu. Ariko Imana Yesu Kristo aduha amahoro yiwe. Umuntu ashobora kutagira amahoro, reka mvuga ibintu bitatu gusa ibyo Yesu Kristo yashakaga kuvuga. Umuntu icyambere ashobora kutagira amahoro hagati yiwe nawe wenyine ubwe. Umuntu ashobora kutagira amahoro hagati yiwe n'abandi bantu. Umuntu ashobora kutagira amahoro hagati yiwe n'Imana. Aya mahoro yunga umuntu nawe wenyine niyo Yesu Kristo avuga. Aya mahoro yunga umuntu n'abandi niyo mahoro Yesu Kristo avuga. Aya mahoro yunga umuntu n'Imana niyo Yesu Kristo ashaka kuduha, niyo yahaye, niyo mpano. Iyo niyo mpano ya mbere yashatse guha itorero rye. Ni gute umuntu, wenda duhere kuri aya mbere, ni gute umuntu yabura amahoro hagati ye nawe wenyine, akumva ese umuntu ashobora kwirwanya? Umuntu muri kamere ye ahorana intambara muri we, yirwanya, yibuza amahoro bitewe n'ibintu byinshi bimurimo. Urugero rumwe rushobora guteza umuntu kwirwanya no kubura amahoro hagati ye nawe wenyine ni ukutanyurwa. Urwo ni urugero ntanze, ariko hari ibintu byinshi bishobora kuba biri muri wowe bigatera intambara muri wowe, udaterwa n'abandi ariko birwanira muri wowe. Namwe ijambo ry'Imana yatubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Mu muntu harimo intambara nyinshi cyane,
mu muntu harimo kwirwanya, mu muntu harimo ibintu bibyukamo, bibamo, bituyemo, byatuyemo, byiberamo, bishobora kumurwanya, bishobora no kumubuza amahoro, kandi atari abandi bantu bayabujije. Nta kindi kintu kiyamubujije, ahubwo niwe wenyine ubuze amahoro kuri we wenyine. Hari umunyabwenge w'umufilosofe witwa Hegel w'umudage, niwe wigeze kugereranya uburyo yibaza ko umuntu yakwibuza amahoro. Arabyemeza, umuntu birashoboka yuko yagira intambara zimuwamo wenyine yiteje, cyangwa se zitejwe na kamere, zitejwe n'umubiri, zatuma muri we wenyine arwana izo ntambara. Mu kubyerekana neza avuga inyamaswa, aravuga ngo inyamaswa ngo burya ntizirwanya. Inyamaswa zibona environnement yazo, zibona ibidukikije byazo byuzuye. Nta nyamaswa ibaho ikennye. Hari aho yavuze hajya hansetsa ngo n'inyoni, ngo nubwo ifite umunwa mutoya, ngo unyurwa n'uko umunwa wayo ungana. Ngo ntabwo irifuza ngo kugira iminwa ibiri, ngo cyangwa igire umunwa munini. Mu nyamaswa zireba environnement, zireba ibidukikije byazo. Zareba ibyatsi, zareba imbuto, zareba ibiti, zareba amazi, zareba izindi nyamaswa, ngo zikanyurwa, nta igaruka ngo yikipabilize, ngo yicire urubanza. Ariko umuntu we ntabwo ari uko nguko. Umuntu we ashobora kugira ikintu kimurimo kitajya cyuzura na gato. Ashobora kwibuza amahoro, ashobora kutanyurwa, ashobora kubyukamo intambara, ashobora gutekereza ibye, ashobora kwirwanya. Yesu Kristo rero impano yatuzaniye abavandimwe n'iyingiyi, nuko abwira abigishwa biwe ngo mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabaha. Ni ukuvuga icyabamo ziriya ntambara ziri muri twebwe, ziriya zituma twirwanya, ziva ku mpamvu izo arizo zose, aravuga mbazaniye amahoro yo mu mutima. Aho uryamye ugasinzira, aho uryamye ugasinzira, aho ubyuka ukagubwa neza, aho useka muri wowe, aho wumva umubiri wawe n'ubugingo bwawe bifite amahoro. Nicyo ngicyo Yesu Kristo avuga kuri ibyo cya mbere. Umuntu ashobora kubura amahoro hagati ye n'abandi bantu. Abantu benshi bagira imibanire igayitse cyane n'abandi bantu, yewe ndetse bagira imibanire igayitse uhereye iwabo mu miryango, ariko muribuka neza yuko n'icyaha, ingaruka z'icyaha za mbere zabaye mu muryango. Ubwo kandi yahagurukiraga muri umuntu we yabera kamwe. Imibanire mibi ishobora guhera hariya mu muryango. Abantu benshi bagira imibanire mu kuri igayitse n'abandi. Mu rugo babana n'abandi nabi, aho bakorera babana n'abandi nabi, aho batuye babana n'abandi nabi, ntibafite kubana n'abandi neza. Abantu benshi bahorana intambara hagati yabo n'abandi. Yakobo, reka nsubire ijambo mu ryumve. Yakobo mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 18 havuga gute? Ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Haleluya! Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Burya ubugwaneza ni ubuhanga. Iyo ubaye umugwaneza burya uba uri n'umuhanga. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose.
ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Ndasubira muri uwo murongo. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Iyi mpano y'amahoro Kristo aduha niyo kutwungana bagenzi bacu tukabana mu mahoro. Burya iyo udafite amahoro na mwene so ntukibeshye, nta mahoro uba ufite n'Imana. Amahoro ubwirana n'Imana nayo ubanza ukagirana n'abandi bantu. Iyi mpano y'amahoro kandi itwunga n'Imana Data. Kristo yatunze n'Imana. Mu yandi magambo yatugariye muri paradizo twari twarakuwemo n'ibyaha, aho Imana yadusangaga, aho Imana yasangaga umuntu wa mbere ikamuganiriza ikamusura. Kristo aduhaye iriya mpano y'amahoro. Icyo yatugaruriye ni iki? Yongeye kandi kutugarurira ubusabane n'Imana. Burya iyo dusenga, iyo dusoma ijambo ry'Imana, iyo turirimba, iyo dukora umurimo w'Imana, iyo tuvuga Imana, iyo tuganira n'Imana, ni ukubera ariya mahoro Kristo yaduhaye yo kongera kandi kutwunga n'Imana. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa mbere havuga ngo ubwo twatsindishijwe ngo dufite amahoro ku Mana. Mu kuri iyo Kristo ataje kuduha impano y'amahoro n'Imana, tuba turabanzi b'Imana, tuba dutegereje umujinya w'Imana. Ariko Kristo yaduhaye iriya mpano y'amahoro kugira ngo bigende gute? Kugira ngo twongere kandi duhure, twongere kandi tuhabe ubusabane hagati yacu n'Imana Data. Yongere kandi dusure, twongere tuyibwire ibituremereye, nayo kandi itubwire ibyo ishaka kutubwira. Impano ya kabiri nifuje ko tuganira n'iriya mpano y'ibyishimo. Iyi mpano iri no mu mbuto z'Umwuka Wera. Yesu yaduhaye ibyishimo nk'impano ikomeye, yaduhaye umunezero nk'impano ikomeye. Umuntu utagira umunezero ntiyamenye Imana. Ndabisubiramo, umuntu ubaho atanezerewe, umuntu ubaho atishimye muri Kristo, niko mvuga, mukuru wa muntu ntigeze amenya Imana. Kuko iby'Imana yaremye byose, uko iyo yarangizaga kubirema yaravuga ngo Imana bibona ko ari byiza, buri kimwe cyose kirayinezeza. Iyo Imana ireba ibyo yaremye iranezerwa. Natwe mu gihe turiho tureba iby'Imana yaremye, tukireba ubwacu, tukareba imirimo y'Imana, tukibuka imirimo y'Imana, ibyo byonyine byagombye kudutera umunezero. Niyo mpamvu ibintu Imana yaremye ubwabyo mu kuri byagombye kutuzanira kuriya kunezerwa. Ariko ikigeretseho, twebwe abakristo bamenye Imana tunezezwa nabyo. Ariko kandi ikitunezeza cyane ni iki? Ikitunezeza cyane ni uko twababariwe ibyaha. Impamvu abakristo benshi batagira umunezero mu Mana, ubona kumenya Imana kuri bo nta nicyo bibunguriye, ukuri nuko batajya bibuka impano ikomeye Yesu Kristo yabukoze. Ntibajya bibuka ngo barebe iby'Imana yaremye, ngo birebe ubwabo, bibuke iby'Imana yabakoreye. Ariko kandi kimwe bibagirwa nuko bajya bibagirwa yuko bababariwe. Iyo twibuka yuko twagize igihe cyo kubabarirwa, ukibuka ko wari umwanzi w'Imana ariko ukaba warababariwe, icyo cyonyine kiguha iki? Kiguha amahoro. Yesu aravuga ati ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube mwinshi. Ibyo Yesu yagiye atubwira byose ni ukugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Bavandimwe, ni byiza ko duhora tunezerewe, ariko nirivuze ijambo haruguru, nange kandi ndasubiremo, duhore twibuka tureba iby'Imana ikora, iby'Imana yaremye, ibyo gukorera, ubibare, ubishyira ku murongo, ubibare. Ariko kandi icyo uzajya wibuka ngiki:
uzanezerwa cyane nibuka ko wabaye. Umunyazaburi hari ijambo atubwira ryiza cyane muri Zaburi ya 32 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Aratubwira ngo hahirwa ubabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mo uburiganya. Mu yandi magambo, hanezerewe umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa. Iyo twibutse ko twababariwe, ibyo byonyine byagombye guhora bituzaniye umunezero. Kandi Kristo y'Imana yariduhaye. Iyi Mana yaduhaye yaratubabariye. Amaraso ye yaratwejeje. Amaraso ye yadukuyeho imyanda y'icyaha. Icyo ni cyagombye gutuma duhora turirimba tunezerewe, nubwo umubiri wo, simvuga iby'umubiri, umubiri ugira ibintu byinshi bibuza umunezero. Ariko nibura tugahora twibuka ngo Yesu waratubabariye natwe turanezerewe. Niyo mpamvu kubabarirwa ibyaha Yesu yatubabariye biza kutubera umunezero byonyine, tukavuga ngo Mana yanjye warambabariye, nanjye nzahora nkunezerewe. Uyu munsi rero ndagira ngo ukomeze gutekereza kuri ibyo. Tujye ku impano yanyu. Impano yitwa kwizera. Umwami Yesu iyo ataduha iyi mpano yo kwizera, ntituba turiho, ntituba turi abakristo, yewe no kubaho ntituba turiho. Ariko Imana yabonye ko ubukristo bwacu buzakomeza ari uko Imana iduhaye kwizera. Ubuzima bwacu buzabaho ari uko iduhaye impano yo kwizera. Impamvu turiho ni uko twizeye ko ejo hariho. Bishyitse ukwizera kwawe kukavaho, ntiwizere yuko ejo hariho, uyu munsi ntiwawurenza. Impamvu itorero ririho ni uko twizeye ko ibyanditswe byera ari ukuri. Impamvu turiho ni uko twizera ko amasezerano yose Bibiliya ivuga, tukizera ko ari ukuri. Tukizera ko isi n'ijuru byaremwe n'Imana. Abantu tukizera ko twaremwe n'Imana, ko isi yaremwe n'Imana. Tukizera ko Kristo yaducunguje amaraso ye. Ariko kandi tukizera ko ari umunsi ibibi byose bizarangira. Tukizera ko ari umunsi Kristo azagaruka. Kwizera ko umukristo iyo kutariho, bigashika ko twibagirwa yuko Yesu Kristo azagaruka. Ndakubwira ukuri yuko utaba umukristo. Ariko Imana yasanze ko ari ubutunzi, ari impamba, ari provision, ari ikintu gikomeye cyane tugomba kugira ngo ubuzima bwacu bubeho, kugira ngo ubukristo bwacu bubeho. Iduha impano yo kwizera kugira ngo ubukristo bwacu bubeho. Nshuti muvandimwe, ngizo impano eshatu nifuza ko dushakana umwete, nifuza ko dusengera, nifuza ko tubamo, nifuza ko uzirikana kandi ushake. Niba uzifite uzikomereho, uzibumbatire. Iyo umuntu yahawe ikintu n'undi agifata neza. Impano twahawe n'Imana tuzifate neza. Kandi niba tutazifite, niba mukuri utaragira ari amahoro yo mu Mana, niba udafite kwizera ko Imana ivuga ibyo ivuga ari ukuri, ukabona udafite kwizera, niba mu by'ukuri ibi byose utabifite, ziriya mpano ko ari eshatu mvuze, ntugire umunezero, ntugire ibyishimo. Ndakwinginga guhera uyu munsi ngo ubishake, kandi ubishakane umwete. Ubwire Imana ngo Mana, ndashaka kumva amahoro mu mutima, ndashaka kumva umunezero wanezererwa n'ibyawe, ndashaka kumva kwizera. N'abigishwa bigeze kubwira Yesu ngo Mwami wigisha utwongerere kwizera. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze itorero ryayo, nawe ukomeze kandi guhe kuzura izi mpano mu gihe cyose. Amen. Nasenge. Imana Data twese uri mu ijuru, Imana nziza cyane, ushimwe yuko waduhaye ibidukwiriye byose muri ubu buzima. Waduhaye amahoro yo mu mutima, nubwo iby'isi rimwe na rimwe bigenda uko tutabishaka, ariko waduhaye amahoro yo mu mutima. Amahoro atwunga natwe ubwacu twenyine, amahoro atwunga na bagenzi bacu, amahoro atwunga n'Imana. Mwami Yesu, mu musaraba wawe waratwunze twebwe ubwacu, watwunze na bagenzi bacu, wongeye kandi kuduhuza n'Imana. Ntabwo tugitinya umujinya w'Imana, kuko Mwami Yesu Kristo waduhinduye abana b'Imana. Habwa icyubahiro,
ibutse uyu muvandimwe wanjye unyumva uyu munsi wa none, kandi wongere kumuhaye amahoro muri we, uze uturemo wuzuzemo amahoro. Amuha amahoro muri we, amuha amahoro hagati yiwe n'abandi, ariko kandi amahoro akomeza kumuha kubana n'Imana. Mwami wakoze cyane, uduhe kunezezwa n'ibyo waremye, uduhe kunezerwa Mana, uduhe umutima wishimye, uduhe umutima unezerewe, uduhe umutima unezerwa n'ijambo ryawe, uduhe umutima wishima, uduhe umutima wuzuye ibyishimo n'umunezero. Kandi Mana twongerere kwizera. Iby'isi biradukanga, iby'isi bitwirukaho, iby'isi bitubuza amahoro, iby'isi bituma rimwe na rimwe dutakaza kwizera, ariko Mwami twongerere kwizera. Umuririmbyi niko aririmba ngo kenshi tujya dutinya ibiri imbere, imitima yacu igahagarara Mwami, ariko twongereye kwizera. Hamwe ni Data unyumva uyu munsi, izi ntwaro zawe Mwami, kugira ngo ahagarare ushikamye, kandi icubahiro kemeze ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.